Mwese abadukurikiye bari hirya no hino turabashuje. Rero muri kubona ni abadivantiste b'umunsi wa karindwi batwaye ubutumwa bwiza bw'ivugurura n'ubugorozi. Rero turi muri cya kiganiro tusanzwe tugira uyu munsi saa 2. Ubwo rero murakubona ko twazanye murabona uruhande rwanjye hari abagabo babiri, umwe ibumoso undi buryo. Ngewe rero ugiye kubayoborera ikiganiro ni Gafishi Emmanuel, noneho ni kumwe na mugenzi wanjye Kampere iburyo bwanjye. Bakubwira abatukurikiye. Nitwa Musabyimana Pierre, nkaba ndi umubwirizabutumwa bwiza bw'ivugurura n'ubugorozi, mbarizwa mu itorero ry'Igisenyi, ndi umugabo, ndubatse, mfite umugore n'abana. Murakoze. Urakoze cyane. Ngaho nawe? Urakoze cyane. Amazina yanjye nitwa Niyonzima Jean Bosco, aba ndi umubwirizabutumwa bw'ivugurura n'ubugorozi, ikindi nkaba ndi umugabo wubatse, afite umugore n'abana. Aba nimishimiye kubana nange muri iki kiganiro. Murakoze cyane. Imana ibahere kandi ibahe umugisha. Muri kumva hari ikintu bagiye bagarukamo cyane, aho bagiye batubwira ngo abo bagiye bisobanura bagashyiraho n'ikintu kivuga ngo ndi umugabo nduba. Mu kanya muraza kubitubwira neza. Rero kubera ko abadivantiste b'umunsi wa karindwi b'abagorozi, ibyo tugiye kuvuga ni iby'Imana, niyo mpamvu mugiye guca bugufi aho turi tugasenga Imana. Turagushimiye Data mwiza udukunda uri mu ijuru. Turagushimira ko wabanye natwe, watuyoboye tugeze muri amasaha y'ikiganiro tugihumeka. Habwa icyubahiro. Amen. Icyo tugiye kuvuga ni ibyawe, ngwino ubane natwe. Uvuga wese avuge wowe n'imbaraga yawe, byose bikorwe mu bushake bwawe ku bwa Yesu. Amen. Reka dukomeze dushime Imana cyane. Duteguriye insanganyamatsiko itubwira ngo iyobokamana mu muryango. Ese mbibarije akabazo k'amatsiko. Muri make mwadusobanurira impamvu mwateguye iyi nsanganyamatsiko, iyobokamana mu muryango. Urakoze cyane. Yego. Nkuko twahereye kare tubivuga, twabwiye yuko insanganyamatsiko y'uyu munsi ari iyobokamana mu muryango. Yego. Ubundi mbere na mbere tubanze tumenye ngo ubundi umuryango ni iki, mbere yuko tugera ku iyobokamana. Kuko iyobokamana riza iyo habanje umuryango. Umuryango rero nubwo tuza kubisoma, kuko uyu munsi wa none turiho, ariko umuryango dufite abatubyaye cyangwa se abo dukomokaho. Ibyo turabisoma neza mu gitabo cy'ababyeyi bacu ba mbere, mu gitabo cy'Itangiriro igice n'icya mbere. Imana ikirema, Imana yarinye ibintu byose biri ku isi, irema ijuru n'isi, ariko isoreza ku muntu. Nkuko tubisoma mu gitabo cy'Itangiriro igice n'icya mbere, umurongo wa 26 aravuga ngo Imana iravuga iti tureme umuntu agira ishusho yacu, ase natwe, batwara amafi yo mu nyanja n'inyoni n'ibisiga byo mu kirere n'amatungo n'isi yose. N'amatungo n'igikurukazi cyose. Imana irema umuntu agira ishusho yayo, afite ishusho y'Imana niko yamuremye, umugabo n'umugore niko yabaremye. Aba ni abantu bari mu ishusho y'Imana. Yego. Tugeze mu gitabo cya kabiri, ariko umuntu wabanje kuremwa ni Adamu. Igice ni cya kabiri umurongo wa 18. Kandi Uwiteka Imana iravuga iti si byiza ko uyu muntu aba wenyine, reka murebere umufasha umukwiriye. Bisobanuye ngo umuryango ugizwe n'umugabo n'umugore, umugabo akaba umutware w'urugo, umugore akaba umufasha we, ndetse n'abana. Nguwo umuryango Imana yemera ko ari umuryango. Hari ikibazo cyari cyabajijwe kivuga ngo impamvu ki mwaduteguriye ibi. Niko kuri, ariko biragaragara cyane, ntabwo twanabitindaho cyane ko we namuraza kunde bitubwira, turaza kubimenya neza cyane tugezemo imbere. Urakoze cyane. Ariko nabona utangiriye ku kintu cyitwa umuryango ni iki, nicyo dusobanuriye. Ugitangira gusoma ubwo tweretse neza ko Imana yaremye Adamu, imaze kumurema. Ubwo turi mu gice cya mbere, tugeze mu gice cya kabiri,
noneho iramusinzirije imukuye mu rubavu, iremeye umufasha we ari we Eva. Ubwo ni ukuvuga ngo icyo gikorwa cyari kibaye, uwo ni wo muryango. Yego rwose uwo ni umuryango. Urakoze cyane. Aha ngaho ukomeza aho wari ugeze. Aha urakoze cyane. Weda nongere ngaruka inyuma gatoya. Burya impamvu y'insanganyamatsiko iyobokamana mu muryango ni uko iki gihe turimo iyobokamana bitakirangwa mu miryango myinshi, akaba ariyo mpamvu hari ibibazo by'uburyo butandukanye bikomotse yuko iyobokamana ryabuze mu muryango. Urakoze cyane. Ubwo akaba ariyo mpamvu mwateguye insanganyamatsiko kugira ngo nibura mu miryango hagarukemo iyobokamana. Urakoze cyane. Nicyo ngicyo intego yacu niyo ngiyo. Urakoze cyane. Hano rero nk'uko twaje kubivuga, uko twari tubitangiye, tuje gusanga yuko Adamu uyu nguyu akimara kubona Eva ariwe mufasha umukwiriye, ubwo umuryango wari ubonetse. Imana ubwo yahaye Adamu umufasha, yamuhaye umufasha umukwiriye, umufasha bahuje umeze nkawe. Yego. Yaremewe kuba mugenzi we, kandi yagombaga kuba umwe nawe mu rukundo, kandi buri wese akagaragariza ubwuzu mugenzi we. Eva yaremwe mu rubavu rwakuwe muri Adamu, bikaba byari bisobanuye ko atari uwo guteka umugabo we kuko ari we mutwe, kandi ye kujya akandagirwa nk'aciye bugufi, ahubwo azajya mu biruhande nk'umuntu bangana ngo amukunde kandi amurinde. Urakoze cyane. Urakoze cyane. Imana iguha umugisha cyane. Ni ukuvuga ngo urasa n'uwa paje ntiyishyire kure cyane. Hano hari ijambo udusomeyemo cyane. Imana yaremeye Adamu umufasha, imukura mu rubavu. Yaretse kumukura ku mutwe atazikuza ngo umutegetsi, yagenda imukura mu rubavu kugira ngo abe umujyanama w'umugabo we. Yego. Hano turaza kwagaruka mu kanya. Turaza kwagaruka, ariko mumfasha twicuma imbere gatoya tubanza turebe uko tumaze kubona umuryango. Mumfashe gatoya tugire ku ikintu cyitwa iyobokamana mu muryango. Iyo tuvuze ngo iyobokamana tuba dushatse kuvuga iki? Murakoze. Ubwo ni Pierre mbajije. Iyo havuzwe ngo iyobokamana, ubwo birashaka kuvuga kuyoboka. Yego. Rero noneho iyo havuzwe ngo ni ukuyoboka, ni ugushyira mu bikorwa inyigisho ijambo ry'Imana ryatanze ko umucyo, hanyuma abawumvise bakawushyira mu bikorwa. Ibyo nibyo byitwa kuyoboka. Yego. Noneho tukabihuza n'ijambo riboneka ahangaha mu gitabo cy'Abefeso igice cya 5 umurongo wa 31 havuga ngo, n'umurongo wa 33 haravuga ngo nicyo gituma umuntu azasiga se na nyina akabana n'umugore we akaramata, bombi bakaba umubiri umwe. 33 nuko namwe umuntu wese akunde umugore we nk'uko yikunda, kugira ngo umugore nawe abone uko yubaha umugabo we. Nicyo gisubizo natanga kuri icyo kibazo mwari mutubajije. Ikibazo cyitwa iyobokamana mu muryango, nicyo narimbajije. Aha ni ukuvuga ngo kanze duhuze ibintu, kanze duse n'abahuze ibintu. Ikintu cyitwa umuryango, ubwo twageze mu muryango tugera mu iyobokamana. Yego. Ni ukuvuga ngo ngerekereje ku byo mumaze kutubwira, Imana iremye umugabo, iremye umufasha, bagomba kubana. Twumvise ko yaremeye Adamu umufasha ariwe Eva, bahuje neza cyane. Yego. Bahuje neza cyane. Uwo ni wari umugambi w'Imana. Yego. Nuko yagombye kumurema akamubera umufasha, akamubera inyunganizi, noneho umugabo nawe akamubera umutwe, akamubera umuyobozi
noneho bagenda muri uwo murongo bakaba bari kuzuza neza umugambi Imana yari yaragenze ate yari yarashyiriyeho umuryango. Hari icyo batubwira rero ngo hari icyo wagerageje kutubwira imiryango y'iki gihe iyobokamana ryarabuze, akaba ariyo mpamvu dushaka gusubiza iyo miryango kuri gatanga ka mbere, kuko Imana yashatse ko tuzashaka kubasubiza ku mugambi Imana yari yaremye. Ubwo yayigombye kubarema akaba umugore n'umugabo bagahuza neza cyane uko ijambo ry'Imana ribivuga. Noneho ubwo akaba ari wo muryango ijuru ryemera cyane, aho twaje dusoma muri kino gitabo cyitwa urugo rwa Kristo, muzasoma ngo urwo rugo rwubahiriza gahunda rukagira ijambo ry'Imana nyambere. Abamarayika ngo barugezemo barahatinda cyane, bene izo ngo abamarayika bazigeramo bakazitindamo. Siko kuri? Nibyo, niko kuri. Ibyo ngibyo turaza ubwo sinzi ikindi kintu icyo nashaka kuvuga. Yego, nkuko twaje kubisoma tukagira aho tugarukira, nagira ngo ncumbure ariko mbone kubaza n'ikibazo bagenzi banjye turuka muri iki kiganiro. Hano twaje gusoma Eva yari mu rubavu rwakuye muri Adamu, bikaba byari bisobanuye ko atari uwo gutegeka umugabo we kuko ari umutwe, kandi ye kujya akandagirwa nk'aciye bugufi, ahubwo ngo azajya mu iruhande nk'umuntu bangana, ngo amukunde kandi amurinde. Urugingo ruvuye ku muntu, igufa ryavanywe mu magufa ya Adamu, akara k'umumara ye, Adamu yarebaga Eva akabona ni ubwe kandi ari mahwi, bikagaragaza ubumwe bwimbitse no kumatana kuje urukundo kugomba kuba mu mibanire yabo. Yego, ibi rero bishatse kuvuga ko matana kuje urukundo kugomba kuba mu mibanire yabo. Yego, ibi ari amambu rero. Uyu munsi wa none abantu barafatanywa, ejo bakaba batangiye kuryana. Ese impamvu bitera ni iyi? Icyo kibazo ndi kubabaza, kuko ahangaha mu mugambi w'Imana nuko Adamu na Eva baremwa bagombye kubana bakaba umwe bagakundana, ariko ibibazo byinshi muri iki gihe turimo nuko imiryango myinshi iri gusenyuka bitewe nuko rwa rukundo rwo kumenya yuko ari akara k'umumara ye, ubwo ndavuga umugabo. Yego, rwa rukundo rwo gukunda umutware we, ubwo ndavuga umugore, rutakiriho. Ugasanga imiryango myinshi irasenyuka bitewe nuko Imana bayishyize ku ruhande. Nkaba ndi kwibaza impamvu bitera ni iyi. Murakoze cyane. Yego, ntacyo ijambo ry'Imana ritatanzeho umucyo. yego, Ingaruka yo kwirengagiza ijambo ry'Imana igera ku muryango iyo habayeho ibi bintu bikurikira. Rero ni nayo mpamvu iyobokamana ryo mu muryango rikenewe ku bw'izi mpamvu zikurikira. Ndasoma igitabo cy'urugo rwa Gikristo, icyigisho cya 14 ku ipaje yaho ya 89, harasubiza iki kibazo mwene data abaza. Idini irakenewe mu muryango, niyo yonyine ishobora gukumira amakosa ababaje cyane akunze gutuma imibereho y'urushako isharira. Urakoze cyane rwose. Ndasubiramo. Yego, idini irakenewe mu muryango. yego, Umumaro wayo ngo niyo ishobora gukumira amakosa ababaje cyane akunze gutuma imibereho y'urushako irushaho gusharira. Yego, numva rero burya iyo hatabayeho kuyoboka Imana, noneho ngo buri muntu wese yuzuze inshingano ye, yego, nkuko nari namaze kubivuga hariya muri kiriya gitabo cy'Abefeso, burya hari inshingano magirirane. yego. Iyo nshingano magirirane rero irasaba ko buri umwe mu bagize umuryango yakora
ibihuje n'ubushake bw'Imana akabigaragariza mugenzi we. yego Noneho ibyo bikagabanya imibereho isharira irangwa mu bantu badakurikiza iyi gahunda. Murakoze. urakoze cyane. urakoze cyane, ariko iyo ukomeza gusoma hepfo gato. Yego, kuko ni nacyo kintu nabajije kandi mwene tutarakoze kugisubiza, ariko hari akantu nabajije nti se kuki abantu babana bakundanye ejo bakaba baratanye? Igisubizo duhaye atweretse neza yuko impamvu bitera ari uko nta yobokamana riri mu miryango, ibyo bikabyara yuko imibereho yabo igenze ite ibasharirira. Rero nkagira ngo ahantu yaraje kugera, ndagira ngo gasubika kandi akadusomere. Hano baje kuvuga ngo aho Kristo aganje honyine niho hashobora kuba urukundo rwimbitse. Yego. Ubwo nibwo hari iyobokamana ryiganje muri wa muryango. Yego. Ubwo nubwo ngo iyo Kristo ari muri uwo muryango, yego, ingaruka zibamo nizihe? Nuko bari abantu bagirana urukundo rwimbitse. Yego. Siko kuri? Yego. Ngaho komeza hepfo. Hepfo aravuze ngo urukundo nyakuri kandi ruzira ubwikanyize, ubwo nibwo bugingo bw'umugabo n'ubw'umugore buzomatana, maze imibereho yabo ibe mahwi. Imibereho yabo ibe mahwi. Yego. Ubwo nukuvuga ngo hari muzasura ku gitabo cy'urugo rwa Kristo muzayamusanga hari abagabo benshi cyane badakunda, mbese urukundo rwabo rujya ruba urukundo kenshi muzasoma muri kino gitabo. Ntabwo urukundo rw'abashakanye rugomba kurangira igihe bashyingira, ngo ntabwo ruba rugomba kurangira, ahubwo kirani intangiriro yarwo ruba rugomba kugenda rukura. Ariko kenshi ngo rujya rurangirira hari ku munsi w'ubukwe. Yego. Benshi rukarangira ubwo ibyo gukundana bikaba bipfuye. Ariko aho ngaha bagize ijambo ry'Imana nyambere, twumvise yuko urukundo rwabo ruromatana. Urakoze cyane. Ngaho hepfo komeza. Nk'uko mwene ataje kubivuga, burya impamvu imiryango myinshi iri gusenyuka ni uko urukundo rwabo rurangirana n'umunsi w'ubukwe. Kandi si wo mugambi w'Imana, ahubwo umugambi w'Imana ni uko umunsi w'ubukwe guhuza kw'abashyingiranywe kwakwiriye kuba itangiriro ry'urukundo rwabo rukomeza rugenda rukura. Hepfo haravuze ngo abamarayika b'Imana bazaba abashyitsi muri urwo rugo. Igihe urwo rugo ruzaba rukundana, abamarayika b'Imana bazifuza kuba abashyitsi muri urwo rugo. Noneho hepfo haravuze ngo kandi gusabana kwabo kwejejwe kuzeza icyumba cy'abashakanye. Irari ry'umubiri ritesha agaciro ntirizaharangwa, ibitekerezo byabo bizerekezwa ku Mana, kandi ukwitanga k'umutima kuzazamuka kwerekere kuri yo. Yego. Mu muryango wose Kristo abamo, buri wese mu bawugize agaragaza kwita kuri mugenzi we. Urakoze cyane. Hano hantu usomye harakomeye cyane. Ahatubwiye ngo mu muryango wose Kristo abamo, buri wese mu bawugize agaragaza kwita kuri mugenzi we mu mutima w'ineza n'urukundo. Yego. Rero hano twibaze kandi tuse n'abatinzeho. Abagabo ndajya garuka kenshi ku bagabo, ariko no ku bagore tuze tuhagaruke. Abagabo benshi cyane bahama ku cyubahiro cyabo. Yego. Yareba umugore we kenshi ntamuha agaciro. Hariya twaje gusoma Imana yarabaremye yaremye umugabo n'umugore bahuje cyane ari maho. Yego. Iramurema mushyira no hafi kugira ngo muhe nama. Ariko kenshi tuzi neza ko abagabo benshi tuzi neza ko umudamu no kutumesera, akadutekera, akagira gute, ariko mbese inshingano ze zikaba zikabizo. Ese koko niko byanditswe bivuga hirya? Ngaho Pierre ngaho tubwire. Ibyanditswe byera ubundi bivuga hirya. Umugore ubundi ibyanditswe byera bivuga hirya. Yego. Nkuko nari namaze kubivuga kuri aya magambo mu Befeso. Yego. Umugore arasabwa kugandukira umugabo we.
yego navuze nti iyo ni inshingano magirirane. yego Ni ukuvuga ngo rero ahangaha haragaragaza neza yuko kuganduka umugabo asabwa gukunda umugore we, yego kugira ngo umugore nawe abone uko yubaha umugabo we. Ntekereza ko rero iyo iryo hame yubahirijwe, muri kubyumva, yego ni ukuvuga ngo rishobora kubumbatira urukundo rw'abo bombi, noneho ndetse nibyo bishobora gutuma babana akaramata, bikaba bihuje n'umugambi w'Imana. Hano ndasobanura iri jambo mvuze, hariho iri jambo riri kutubwira ngo yego, hano ku ipaje ya 312 na 313 mu cyigisho n'ubundi cya 54 ndashaka gusubiza icyo kibazo. Haragira hati iyobokamana ryo mu 313 iyobokamana ryo mu muryango rirakenewe cyane, kandi amagambo tuvugira mu miryango yacu akwiriye kuba atunganye. Muri kubyumva? Noneho rero uko gutungana niko gushobora gutuma noneho wa mugore ashobora gusohoza inshingano afite ku mugabo we. Murakoze. murakoze cyane. Icyo twari turi kuvuga cyane ni ikintu cyitwa n'ijambo bita umugore. Ubundi umugore agaciro ke nakahe, agaciro ke Imana yamuhaye nakahe. Igitabo cy'urugo rwa Kristo muri kwigisha cya 38 hari ingingo ivuga ngo umugore agomba kuba mu mwanya Imana yamuhaye kuva mu irema. Ni ukuvuga kuba mugenzi w'umugabo we bahwanye. Yego. Bahwanye. Burya iyo umaze kumenya ko umuntu muhwanye, iyo ugiye kumwambara agaciro burya nawe ukiyamuye. Ibyo ntitubyumvikana se? Cyane rwose. Muvuga ngo iyo ugiye kumwambara agaciro ukavuga ngo undi se uyamaze ko duhwanye, ubwo niba ntacyo amaze nanjye ntacyo ngeze nte? Ntacyo maze. Ubwo niko kuri. Bahwanye. Isi ikeneye abagore batarabo ku izina gusa, ahubwo bahuje n'ubusobanuro bw'iryo zina. Yego. Dushobora kuvuga nta gushidikanya kandi nta bwoba ko inshingano zitandukanye z'umugore zera cyane kandi zitunganye kurusha iz'umugabo. Umugore nazirikane kwera ku inshingano ze kandi azikore afashijwe n'imbaraga z'Imana no kuyubaha. Yigisha abana be kuba ingirakamaro mu isi ndetse no mu isi izaza irushijeho kuba nziza. Ubwo ni muri bya yobokamana. Yego. Umugore kandi akaba nyina w'abana ntagomba kumara imbaraga ze kandi ntakwiye kuryamisha ubushobozi yifitemo yishingikirije ku mugabo we kuri byose. Yego. Hano bigeze ahangaha rero abagabo basuzugura abagore, ariko n'abagore akenshi bakisuzugura. N'abakisuzugura bakabona ntacyo babashije, ibintu byose bakumva ni ku mugabo, ibintu byose naho, ariko burya ntabwo bikwiriye. Yego. Ntabwo bikwiriye. Hepfo baravuze ngo umwamikazi wicaye ku ntebe ye ntafite inshingano z'ingenzi kuruta iz'umugore. Yego. Ni umwamikazi w'urugo, afite ubushobozi bwo guhindura imico y'abana be kugira ngo abahindure abakwiriye kuzana ubugingo buhoraho. Ndetse na marayika ntashobora gusaba umurimo uruta uw'umugore urera abana. Urumva abagore barakomeye cyane. Abagore bafite agaciro gakomeye cyane. Urumva umurimo umugore akora ngo na marayika ntabwo yasaba umurimo urenze. Yego. Kumva
kiri gitabo kitwa inama ku babyeyi abarezi n'abanyeshuri baravuze ngo umubyeyi ni umwamikazi w'urugo, abana be nibo baturaga ayoboye. urakoze cyane. Baturaga ayoboye. Ubwo rero iyo umuyobozi afite ikibazo baba nawe bagira ikibazo kirenze. Yego. Ubwo bisaba ko rero umugore asaba kuba atari umugore kwizira gusa, ahubwo ari umugore wubahiriza neza inshingano. Niyite gusa ku kamaro k'umurimo we, ibyo bizamuha imbaraga. Naha agaciro umurimo we kandi yambaye intwaro zose z'Imana kugira ngo abashe gutsinda ibishuko byo gusa n'isi. Umurimo we ureba igihe cya none n'icy'iteka ryose. Ubwo si umugore? Yego. Ubwo ni umugore. Rero abarishyira mu bikorwa ni bande? Ni nacyo kibazo turi kubazwa. Yego. Abarishyira mu bikorwa, igitabo cyitwa inama z'itorero umugabane wa 2, ndasoma ku rupapuro rwa 51. Baravuze ngo umutwe w'urugo nigane Kristo. Umutwe w'urugo uri kuvugwa hano ni umugabo. Ab'urugo bose bahurira kuri se gutanga amategeko, ugaragariza mu mibereho y'ikigabo imico myiza idakebuka, n'imbaraga no gukiranuka, n'ubugwaneza no kwihangana, n'umwete no kuba ingiramumaro. Uwo mugabo niwe mutambyi w'urugo. Uwo mugabo niwe mutambyi w'urugo. Yego. Ubwo bisobanuye ngo umuntu wa mbere ufite inshingano yo kuzana iyobokamana mu muryango ni iki? Ni umugabo. Umugabo niwe mutambyi w'urugo, agashyira ku gicaniro cy'Imana igitambo cya mu gitondo ndetse na nimugoroba. Yego. Inshingano ye ni uko akwiriye gutambirira. Ni mwibuke igihe cy'abatambyi. Umutambyi yagombye gutamba igitambo cya mu gitondo ndetse na nimugoroba. Rero n'umugabo mu rugo rwe nawe ni umutambyi. Ni ugusengesha umuryango mu gitondo na nimugoroba. Yego. Yego. Noneho rero hari ushobora kubyumva cyangwa kumva yuko ubwo inshingano hariho iki? Umugabo. Nanjye niko numvishe da. Niko numvishe ahubwo ndikibaza. Urwo rutarimo umugabo bigenda gute? Urakoze cyane. Iyi gitabo kiratubwiye hano n'ubundi ni kuri ya page. Yego. Umugore n'abana bakwiriye kumenyeshwa ko bakwiriye guhurira kuri iryo turo, bagafatanyiriza hamwe kuririmba no guhimbaza Imana. Mu gitondo na nimugoroba se w'abana rero mutambyi w'urugo akwiriye kwaturira Imana ibyaha bye n'ibyakozwe n'abana be muri uwo munsi. Ubwo ni wa mutambyi w'urugo ari we mugabo. Yego. Njye kugera hepfo. Ibyaha yamaze kumenya n'ibihishwe byamenywe n'Imana yonyine byose bikwiriye kwaturwa. Iteko ry'uyu murimo nirikurikizwa ryitwayeho cyane na se w'abana mu gihe ari muhira, nyina w'abana akarikurikiza mu gihe umugabo we atahari, bizabera wo muryango umugisha. Urakoze cyane. Ikibazo nari ndi kwibaza rero bikiseki ndacyumvishe neza cyane, ni ukuvuga ngo igihe se w'abana adahari, ubwo nyina w'abana afatse iyo nshingano. Yego. Imana bahire kandi baho umugisha. Wowe Pierre, ni hari icyo urenza aho? Ibyo mwene data avuze ni ukuri. Yego. Kuko ijambo ry'Imana ribisobanuye, umugabo ni umutambyi w'urugo, ariko nanone igihe adahari bigomba gukorwa na nyina, kandi kenshi ko imico y'abana, kuko umubyeyi w'umugore ari we uhorana n'abana kenshi, biragaragara neza yuko mu buryo bwo kubireherezaho ndetse no kubaremera imico ikwiriye kuri iyo ngingo, bigaragara ko umubyeyi w'umugore ndetse ngo nawe ni umuremyi w'imico y'abana be. Ntekereza ko rero akwiriye guterwa inkunga n'umugabo, nk'uko nakomeje kubivuga, iyo ni inshingano magirirane. Urakoze cyane. Ni ukuvuga ngo ubundi mu busanzwe ubwo turabyumvishe neza cyane, kumenya yuko burya uburezi burya abagize umuryango bose bufitemo uruhare cyane. Yego. Ubwo turahera ku mugabo. Ubwo umugabo agomba kumenya ko agomba gufasha abana be, akabatambirira mu gitondo na nimugoroba. Yaba adahari, nyina w'abana akagenda ate akabikora. Yego. Ubwo ni ukuvuga ngo rero hano ho tugiye kwinjira cyane. Tugiye kwinjira noneho ku kintu cyitwa uburezi. Uburezi
uburezi mu iyobokamana. Ubwo nitukweza kukijyaho rero tugiye kureba ikintu abo twita, ubwo turaza kuhita tujya ku uburezi buhabwa abana. Urabona muri iki gihe dufite ikibazo gikomeye cyane cy'abana bakabaho ugasanga ababyeyi barasenga bakajya mu murongo nyawo bakawujyamo nk'ababyeyi, ariko ugasanga abana reka da. Ese ryaba ari iyobokamana ryabuze? Urakoze cyane mwene data. Ryaba ari iyobokamana ryabuze, akaba ariyo mpamvu wenda ndasubira ku isomo riri mu migani. Yego. Rivuga ngo menyereza umwana inzira akwiye kunyuramo azarinda asaza atarayivamo. Yego. Nkibaza impamvu bajarajara akanya kabaha ubundi baraha, kandi umubyeyi rwose ntabwo utagira icyo kintu. Byaba ari iyobokamana ryabaye rike mu muryango, yaba ari ikoreye isi idutwaye. Urakoze cyane. Ngira ngo koko igitabo nk'uko uje kuduharira somo ryo mu migani, burya impamvu ibitera nuko tuba hari icyo twirengagije gukora igihe bari bakiri batoya, bigatuma ibi bikorwa byabo bigaragara biba amatunda imbuto twabibye. Umugabo n'umugore we bafite inshingano yo gusigasira iby'iyobokamana mu rugo rwabo. Yego. Umugabo n'umugore. Yego, ntabwo ari inshingano y'umuntu umwe ngo biharirwe umuntu umwe. Aho ni sawa. Ntimugatume nyina w'abana agira imirimo myinshi muhagarika umutima ku buryo adashobora gutanga icyo gukemura ubukene bw'iby'umwuka mu muryango we. Ni mutyo ababyeyi basaba Imana kubayobora umurimo wabo. Nibavuga imbere yayo bazasobanukirwa neza inshingano zabo zikomeye, kandi bo ubwabo bazabapfukamye, bazabasha kwegurira abana babo Imana yonyine itabasha kwibeshya, haba mu nama itanga no mu nyigisho zayo. Se w'abana ntakwiriye guharira umugore inshingano zo guha abana uburere bw'iby'umwuka. Uzasanga abagabo benshi barigize ntibindeba. Inshingano y'uburezi bw'abana cyangwa iby'umwuka bigaharirwa iki? Uwo mugore. Hepfo hati ababyeyi b'abagabo n'abagore bafite umurimo wagutse bagomba gukora, kandi bombi bakwiriye gukora uruhare rwabo bagategurira abana babo wa munsi ukomeye w'urubanza. Babyeyi, igihe mugiye gukora imirimo y'iyobokamana mujye mujyana n'abana babo. Ibyo mwenda utabazaga rero, hari igihe dushaka kuba abakirisito tukajya aho duteranira twungukira iby'umwuka, abana bacu tukabasiga mu ngo zacu. Icyo gihe rero, igihe tubasiga tukajya ngo hari abantu bitwaza ngo abana banjye baracyari batoya ntibashobora kumva ibyo abakuru bumva, ariko twibuke neza yuko nitutabamenyereza bya bindi twitaka ari iby'agaciro kuri twebwe, ntabwo basigira bihe iki agaciro. Hepfo haravuze ngo mubagodesha amaboko yo kwizera kwanyu maze muhegure Kristo. Ntimukagire ikintu na kimwe cyatuma mureka inshingano yanyu yo kubarera nk'uko bikwiriye. Ntihakagire inyungu iyo ari yo yose y'iby'isi ibatera kwirengagiza abana babo. Urakoze cyane. Ntihakagire na kimwe, nibyo twaje kuvuga kare turi kwiga mu gitondo. Twaje gusanga abantu benshi mu gitabo cy'uburezi aho batubwiye ngo umugabo kenshi ajyamara icyumweru cyose atarebye mu maso y'abana. Yego. Sinzi icyo ushaka kongeraho. Icyo nashakaga kwerekana ni uko burya umuryango ugizwe n'umugabo n'umugore ni ukunganira mwene data ndetse n'abana, burya ngo ukwiriye kuba isangano ry'ivugabutumwa. Yego. Noneho bikaba bisobanurwa muri aya magambo, paje 467. Yego. Ndahasoma nihuta ariko muyakurikire. Ababyeyi bakwiriye kwereka abana inzira itunganye. Yego. Haravuga ngo twe nk'ababyeyi kandi nk'abakirisitu dufite inshingano yo kwereka abana bacu inzira itunganye. Bakwiriye kuyoboranwa ubushishozi, ubwenge n'ubugwaneza mu nzira y'umurimo usa n'uwa Kristo. Twasezeranye n'Imana isezerano ryera
ryo kurera abana bacu ngo bazakore umurimo wayo. Inshingano yacu ya mbere ni ukubagotesha ibishobora kubahindura bibayobora mu guhitamo kubaho bakomeza bakorera Imana mu kubaha uburezi buboneye. Urakoze cyane. Ibyo rero ntabwo bishobora kubaho igihe hatabonetse umwanya uhagije wo kubitaho ndetse no kubigisha. Ibyo bikaba bisobanuye ko rero mu materaniro abana bakwiriye kuba bari kumwe n'ababyeyi babo kugira ngo nanone bahererwe inyigisho ibategurira kubaha Imana ndetse bakagira n'uburere bwiza bakeneye. Urakoze cyane. Murakoze cyane, ndabona iminota rero kugenda dusatira, ariko aricyo tugomba kubanza tugomba kumenya ko abana ntabwo twabahawe ngo tubafate uko twiboneye, ahubwo hano baravuze ngo abana bahawe ababyeyi babo nk'ikigega cy'agaciro Imana izabaza umunsi umwe. Tugomba guhari umwanya munini n'amasengesho menshi mu burezi bwabo no kubitaho. Bakeneye cyane uburezi bufite ireme. Bakeneye uburezi cyane bufite ireme. Mwibuke ko abahungu n'abakobwa banyu bari mu mubare w'urubyiruko rw'umuryango w'Imana. Imana yarabahaye kugira ngo mubatoze ndetse munabarerere ijuru. Muzamusobanurira uko mwacunze icyo kigega cyera. Yego. Erega ntabwo bidukora tubyikorera. Ntabwo uburezi, ntabwo abana duhabwa, ntabwo tubahabwa ngo tubarebe uko twiboneye, ahubwo nicyo byanze bikunze tuzagira igihe tukabazwa byanze bikunze. Noneho rero ubwo turakomeje, ndagira ngo mbabaze noneho tugerageza twihute cyane kugira ngo tuzagere no ku musozo. Hano turabirebye, turi kubona iyobokamana mu muryango. Iyobokamana mu muryango. Turashaka kureba inyungu. Ariko turabanza ubundi rugo rutagira iyobokamana kaba ari cyo mberaho. Ubundi rugo rutagira iyobokamana iruhombike. Ndasubiza nifashishije amagambo aboneka muri iki gitabo cy'urugo rwa Gikristo, nicyo twibanzeho cyane. Mu cyigisho cya 53 hari icyigisho kivuga ngo urugamba rusananiwe. Yego. Noneho ku ipaje yaho ya 306 hariho ijambo rikomeye riri kuvuga ngo abana baterwa urujijo no kunyuranya kw'ababyeyi. Yego. Iyo ari nta yobokamana riri hehe mu muryango, kunyuranya kuzamo. Yego. Noneho abana bakabura, umubyeyi yavuga ngo umugabo yatanga icyerekezo, umugore atereka da. Aba niwe tunyuza hano ntabwo ari aho turanyura hano. Yego. Ubwo ikibazo kikaba kiravuga. Ubwo rero nta kindi bibyara, ni amacakubiri no kudahuza. Reka mbisome. Haravuze ngo rero umuryango ukwiriye gushyirwa kuri gahunda neza. Umugabo n'umugore bakwiriye kuzirikana inshingano bafite, maze bakajya bakora icyo bashinzwe, muri kubyumva, bagisobanukiwe neza. Hagati yabo ntihakwiriye kubaho kubusanya. Nta mubyeyi ukwiriye kunenga imigambi n'imyumvire y'undi imbere y'abana babo. Aho niho ibintu byagenje ute byapfiriye. Urakoze cyane. Urabyumvise? Yego. Nabyumvise neza cyane mu gitabo cyitwa Inama z'Itorero. Naho twaje gusoma amagambo avuga ngo nta jambo ridakwiriye rigomba kuvugirwa hagati y'abana. Urakoze cyane. Ubwo rero abantu badafite iyobokamana muri bo no kwitegeka ntabwo bigenda bite, ntabwo birashobokera, kuko icyagombaga gutuma ibyo byose biba ntacyo baba bakinze bate, ntacyo baba bafite muri bo. Yego. Murakoze cyane. Icyo ni igihombo gikomeye cyane, aricyo ngira ngo ingo nyinshi zihura nacyo no gusenyuka bikazamo. Yego. Rero tugenda cyane, twihuta cyane ku kintu noneho inyungu. Mwenda tarakoze. Inyungu tumaze kubona
igihombo cyo kubura iyobokamana mu muryango. None nk'uko tubaje ati se inyungu iboneka iyobokamana riri mu muryango ni irihe? Turabivuga dusomye 315. Hano baravuze ngo ababyeyi b'abagabo n'abagore bagira Imana nyambere mu ngo zabo, bakigisha abana babo kubaha Uwiteka ari ryo shingiro ry'ubwenge, baba bahesheje Imana ikuzo imbere y'abamarayika n'imbere y'abantu. Iyo ni inyungu iboneka iyo iyobokamana rihari mu muryango, kuko bereka abatuye isi umuryango ugira gahunda, umuryango watujije ikinyabupfura, umuryango ukunda Imana kandi ukayubaha, aho kuba umuryango uyigomera. Ngiyi inyungu irimo kugira iyobokamana mu muryango, kuko baravuze ngo Kristo ntaba utazwi muri urwo rugo. Yesu aba umuntu uzwi igihe iyobokamana rigeze rihari mu muryango. Kristo ntaba utazwi muri urwo rugo, izina rye rihora rivugwa muri rwo, rikubahwa kandi rigasingizwa. Abamarayika bashimishwa no kuba mu rugo Imana yimitswemo nk'umwami w'ikirenga, kandi abana bakigishwa kubaha iyobokamana, kubaha Bibiliya no kubaha umuremyi wabo. Bene iyo miryango iyo ishobora gusohorezwa isezerano rivuga riti nubaha abanyubaha. Aya magambo tuyasanga mu gitabo cy'Ubwambere bwa Samweli igice cya 20 umurongo wa 30. Murakoze cyane, Imana ibahere kandi ibahe umugisha. Turagerageza twihute cyane, ariko njyewe nibaza cyane ko abantu bashobora kuba batita ku nshingano. Wenda ugasanga umubyeyi w'umugore akaba adasobanukiwe inshingano ye, n'umugabo wenda nawe akaba adasobanukiwe inshingano ye, ariko nyamara burya yaba buri wese yarasobanukiwe inshingano ye, agasobanukirwa icyo amariye mugenzi we, burya icyo ngicyo ibi byose byagakemutse. Ibi byose byagakemutse, kandi nta handi bikemukira. Aho bikemukira n'ubundi ni hehe? Ni mu ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana burya niryo rikwiye kuba umuyobozi w'ingo zacu, maze za ingo zacu zikagira amahoro. Ndagira ngo mushyire muri kino gitabo, cyitwa Urugo rwa Gikristo. Muzabisoma, muzasoma, wenda bazagikurikira cyane, muzasoma umugabo imbaraga ubwo n'iki n'umugabane wa 9 harimo ikivuga ngo umugabo imbaraga z'urugo. Burya umugabo yari akwiye gusobanukirwa neza ko hari baravuze ngo ubusobanuro bw'umugabo, urugo ni ikigo cyashinzwe n'Imana. Yashatse ko uruziga rw'umuryango rugizwe n'umugabo, umugore n'abana ruba mu isi kandi rushikamye. Umurimo wo gutuma urugo ruba urunezerewe ntugomba gushinga umugore gusa, umugabo nawe afite uruhare yabikoraho. Umugabo niwe nkingi y'urugo, niwe uhuza abagize umuryango, umugore n'abana abungirije umurunga w'umwe ukomeye cyane, unyuriye mu rukundo rwimbitse, rukiranuka kandi rwitanga. Mukumva ko umugabo niwe uzana cyane umunezero mu rugo. Iyo umunezero abuze mu mugabo, ibintu biba byapfuye. Kuko umugabo ariwe mutwe w'urugo, birumvikana ko umugore amutegerejeho urukundo, kumwumva n'ubufasha bukwiriye kugira ngo arere abana. Abakimukeneye iki? Amukeneye urukundo. Iyo rwa rukundo rubuze rero, ubwo ya nshingano zo kurera zigenza zite? Ziramunanira. None ku mpamvu ubwo ni impamvu ariko nta yindi mpamvu twayibazaho cyane, ahubwo ni uko ibyanditswe byera bitakurikijwe neza. Ngo tubemere bitubere umuyobozi, bituyoborere ingo. Turihute cyane, ndabona turi kuyakugera ku musozo, ariko turagira ngo tugaruke hano cyane cyo kuri izo nshingano z'umugore n'umugabo, kugira ngo iyobokamana rigende neza mu rugo. Umugore ashinzwe iki? Umugabo ashinzwe iki? Kugira ngo nibura tugere ariko umugabo we tukwiye turigenda tunabyumva buryo. Kuko hano igitabo cyaje kubivuga. Paje ya 209. 209. Hano kiravuga kikuvuga ngo kwakirana imitwaro. Inshingano ya se w'abana ntishobora guhabwa undi.
Yego. inshingano se w'abana bafiteho ntishobora guhabwa nyina w'abana. Mugabo twumva ntukumve yuko inshingano ufite ku rugo rwawe ikwiriye guhabwa umugore. Niba nyina w'abana akora inshingano ye afite umutwaro umuhagije rwose agomba kwikorera, iyo ababyeyi bombi bahurije hamwe niho bashobora gusohoza umurimo Imana yabashinze. Bishatse kuvuga iki? Bishatse kuvuga ko ntabwo umugore wakiranutse ku nshingano ye azakora inshingano ze ngo abazwe n'iz'umugabo we. Urakoze cyane ngaho Pierre gira icyo urenzaho gato. Ntabwo twihutire kujya ku musozo w'ikiganiro. Iki gitabo ni icyacu kandi kirimo inama nyinshi zo kutwubaka kugira ngo tubashe gusohoza umugambi Imana yashatse kutumenyesha binyuze mu ijambo ryayo. Burya ni ngombwa yuko twibanze ku mibereho y'umuryango hano kugira ngo izo nshingano zibashe kugerwaho. Muri kubyumva? Yego. Nicyo kibazo mwene data yarabajije kandi umuvandimwe nawe yaratanze igisubizo, ariko nanjye hari icyo nongeraho. Ni ukuvuga ngo burya akenshi ubuzima bw'umubyeyi w'umugore burangwa n'imirimo nk'uko twabivuze myinshi y'urudaca. Ibyo rero bishobora kuba inkomyi, muri kubyumva, ndetse n'intandaro yo kudasohoza inshingano Imana yamugeneye mu gutunganya no gutegura neza uburere bw'abana be. Aha rero nkaba natanga inama y'uko bishoboka abagabo bashobora gukora ibishoboka byose bakoroshya imitwaro y'abafasha babo kugira ngo babone n'igihe cyo kwita ku nshingano yo kurera abana. Birumvikana? Urakoze cyane. Amasaha yatugendanye niho ku ipaji ya 243 niko havuga. Murakoze cyane, Imana igumugisha cyane. Reka tubwire abagabo kenshi cyane kubisha ko niba mfite inshingano nyinshi cyane zituma umuryango ugenda neza. Hari baravuze ngo umugabo agomba gukora ibimureba byose kugira ngo umunezero wiganze mu rugo rwe. Reka ingorane ze niba umuremerera uko byaba bimeze kose ntibigahungabanye umunezero w'umuryango. Igarangije imirimo ye ajya ataye afite kumwenyura ku minwa ye n'amagambo yuje urukundo. Utazagenda ngo ugere ku kazi akazi bose wagutuke akubwira ibyo akubaza, noneho nutaha warakaye, ubwo burakaye wavanye mu kazi uze buture ku muryango. Icyo cyo kirazira kikazirizwa. Iyo bigenje gutyo ibibazo biba byavutse. Rero mureke tuse n'abagarukiriza ikiganiro aha ngaha, ariko umunota umwe nawe umunota umwe mugira icyo mubwira imiryango ibateze amatwi. Dusoza ubwo ndahera kuri Niyonzima nawe noneho dusoza ikiganiro. Murakoze cyane. Reka dusoza ikiganiro cyiza twagiranye muri uyu mugoroba kigaragara insanganyamatsiko avuga ngo iyobokamana mu muryango. Tuje gusanga neza yuko ahatari iyobokamana mu muryango ikihaboneka ni ingorane z'uburyo butandukanye. Abagize umuryango ntibumvikana, abandi ntibumvikana n'ababyeyi, umugore n'umugabo ntibumvikana. Nimureke twemere Kristo abe mu ngo zacu, tumwemerere kugira ngo ijambo ry'Imana ritubere umuyobozi, maze twubake ingo nziza zishimwe n'Imana. Abana bacu bumvira ijambo ry'Imana, nibwo tuzagira umuryango mwiza utekanye, igihugu kizagira amahoro, abaturanyi bazagira amahoro, ndetse n'isi izagira amahoro biturutse kuko iyobokamana ryahawe umwanya mu miryango yacu. Imana ibagira neza. Rero murakoze cyane twabonye muri iki kiganiro, twishimiye kubana namwe. Imana niduha undi mwanya tuzongera dusubukure iki kiganiro. Imana ibagirire neza. Murakoze cyane. Ngaho Pierre twirihuta cyane. Icyo navuga dusoza iki kiganiro nuko twashimira Imana kubwo ijambo ryayo yaduhaye ndetse n'umwuka w'ubuhanuzi. Rero icyo nasaba abadukurikira
ni ukwita cyane ku mucyo twahawe kuko tuzawubazwa. yego rero inama zose zatanzwe muri ibi bitabo by'umwuka w'ubuhanuzi, cyane cyane icyo twibanzeho ni urugo rwa gikristo. Mu yandi magambo cyahurije hamwe abakirisito muri rusange, ariko nge numvaga twakagombye kugihereza inyito ivuga ngo urugo rwa kidivantiste. yego noneho inama duhabwa umujakazi w'Imana Elena White yashyize ahagaragara, umuntu wese bireba akumva ari umugabo hari ibimureba, ari umugore hari ibimureba, noneho ndetse n'abana ababisomye bakihutira kubyumva ndetse no kubishyira mu bikorwa kugira ngo dusohoze umugambi Imana yadushyiriye mu isi nk'umuryango mwiza, kugira ngo noneho tuzabashe no kwakirwa mu bwami bwo mu ijuru. Izi nama rero ziratureba, kandi nkaba nakundisha buri muntu wese iki gitabo kugira ngo ajye agisoma kenshi, ko kirimo inama zubaka kandi z'ubwenge, zishobora kubaka umuryango mwiza, zigatuma igihugu gitera imbere, maze ndetse kikagira n'ubuzima bwiza ku bagituye bose, kuko gukurikiza inama zikirimo. Murakoze cyane. Urakoze cyane, murakoze cyane. Reka dushimire mwebwe mwese mwadukurikiye. Imana ibahere kandi ibahe umugisha. Twari turi mu kiganiro kijyanye n'umuryango, iyobokamana mu muryango. Twavuze byinshi rero, kandi nanone n'ubundi ntabwo dushoje, dusa n'abacumbitse ko tugezemo hagati, ntabwo tugishoje. Ubwo niba ngombwa tuzongera tubatumire muze mucumbure ikiganiro, ariko Imana ibahere kandi ibahe umugisha cyane. Iki gitabo nk'uko babitubwiye ni igitabo cyiza cyane. Reka tubabwire ko ntabwo abagenda kenshi cyane muzabugera aho bigurishirizwa, ubu abantu bose barabigura, benshi barabigura cyane, kuko muzasoma muri kino gitabo cy'urugo rwa Kristo aravuga ngo kugubwa neza kw'itorero, kugubwa neza k'umuryango, kugubwa neza kwa rubanda. Ibyo byose bituruka mu ngo zacu. Ingo zacu ziriho neza zikagira amahoro, ayo mahoro ni haba leta haba yaramerewe neza muri iyo ngobyi, yaramerewe neza muri iyo ngobyi, yajyagiza kubasura bakaganira nayo banezerewe. Yaramerewe neza muri iyo ngobyi, yaramerewe neza muri iyo ngobyi, yajyagiza kubasura bakaganira nayo